mbahe ikaze mwe mwese muzikurikiye kuri Kasa TV. Kasa TV mumaze kumenya ko ibiganiro byiza cyane. N'ubundi nk'ubusanga abandi kumwe na mwamubonye Ivete wa mukobwa umaze kumenyera cyane abantu bose bifuza cyane ngo nyirinyinya ufite inyanya nziza cyane. Ivete umeze neza se? Meze neza cyane. Urakeye uyu munsi ndabona birusha uko bukiye buri munsi usanga ibintu byawe ari bishyashya. Nta mpamvu yo kudacya uzi umunsi nikuntu naranye n'ikigabo cyiza cyamaye keya cyane. Ako Ivete wowe nawe utubeshye buri munsi urana n'abagabo cyane baza nyine bambwira ikibazo bafite hakaba wo nemeye cyangwa nanze ariko cyane haza abantu mbona nemera kuko baba bafite isuku bagabo beza barebare nabikubwiye ndabakunda ariko uyu munsi mbona haje ufite akarusho beza. Nose Ivete wowe buri munsi ndaza kugusura kuva ngo baranye n'ikigabo uwo mugabo wowe wazashatse wowe nyirizina cyangwa wumva ushaka iz'abantu batandukanye. Uwo mugabo n'ubundi inshuti yanjye we ntabwo ameze nk'ababandi baza kwigura bagenda oya wowe ni umwihariko wanjye nshobora guhamagara ngo ndabishaka iyi saha iyi ngiyi uze mu rugo akazi. Nose Ivete buriya koko wowe buri munsi ndaza gusura ngo waranye n'umugabo buriya abagore babo byagenze gute? Nyine abagore babo ntibabandi nyine babanze gutanga keya ngo bari mu mirimo ngo bari mu gucuruza ngo bari gute kandi ikintu cya mbere no kwansuga keya y'umugabo kuko nicyo aba yaragukuriye iwanyu. Reka tujye tuvuga turi kubwira n'abantu batureba Ivete hari ibibazo byinshi abantu bibaza. Hari umugore wazanye message aratubaza ati namwe wende mubikurikira mu bizimwe abantu muri kuri Kasa TV ngo iyo umukobwa umuhaye tike ngo aze gusura umusore ukamwoherereza tike kuri telefone wenda 1000 cyangwa 2000 ubundi uwo mukobwa agenda nta soni afite. Ahubwo se mwe abagabo nta soni mugomba kuba mwebwe mwakagira umukobwa we nta soni aba afite uko aba yohererwa itike kandi cyaba ashaka nawe uracyumva. None se tuvuge wenda umuntu kuri telefone murahamagaranye mahuri kuri WhatsApp ku mbuga nkoranyambaga munaziranye hanyuma namubwiye ati okay ngo shere ngo uzanyereze gatike ngo nzaza kandi ko bakobwa bivuge none se ngo shere ngo nta gatike ifite ngo burasa n'abambye ubwo yugiye ubona se mufite nasa n'abafite ahubwo umugabo niwe hagombye kugira isoni woherereza itike umukobwa kandi azikafite umugore mu rugo umukobwa ahubwo yagombye isoni ziki se kandi ababonye itike nyine kandi ikindi abayishakira amafaranga n'imboro hari ikindi abakeneye agomba kugenda we nta soni abafite ahubwo we mugabo uba utanze iyo tike kandi usize umugore mu rugo. Oya igihe wenda umugore we yamwimye cyangwa arwaye yamwimye gute se ntabwo umugore yakwima umugabo yamuhaye keya wahaye umugore keya mu rugo ntago yakwima ahubwo we waba watanze keya nabi mu rugo watanze iposho mu rugo byose irisabwa wabyubahirije umugore yananirwa guha keya. Hari abagabo nyine bajya bavuga none ngo nyine ngo wahora umuntu uri mengo nyine nk'ifungo yanobora imwe nuko abatayitanze neza nawe umugore yanobora imwe agomba kuyihoramo kuko niyo yashatse niyo yanashimye akanayimenyera ahubwo biterwa nuko wa mugore yayihaye umugabo. None wowe kukiro uvuga buri munsi ko tugusuye dusanga bavuga ngo waraye n'umugabo kucyoro n'abagabo babandi nuko mbona bahaye keya ya keya batabona iwabo mu rugo nge mba nayibahaye no mpamvu bankunda banansu. Ivete tumaze kumenya impamvu rero abagabo benshi umaze kubaragara niyo mpamvu ushobora gusanga bamugani ubakorera ibintu byinshi abagore baba batabakorera cyane. Erega burya ngiyo umuntu afite ikintu we mu rugo ngo abazi ko cya kintu kitazagenda cyangwa gishira ubwo ngewe ntacyo mfite iwanjye ntago cyaza ngo naniko kugifata neza banagihaye keya nta mpamvu rero. Reka rero ngomeze nshimira abakunzi ba Kasa TV mbabwira ko Ivete nubwo hari utuntu twabushyiramo tw'udukoryo ariko ntabwo bwiye abagabo ngo mujye gusambana. Oya ntabwo mbwiye abagabo ngo bajye gusambana baca abagore babo inyuma oya ahubwo twababwira ngo bajye bamenye ko bagomba gutanga keya mu rugo rwabo namwe bagore mumenye uko mugomba kwakira abagabo banyu bavuye ku kazi. Ariko ngo n'abagore baca abagabo babinyuma twari tumaze kuvuga abagabo none nta bagore baca abagabo babinyuma bo babaca inyuma nyine kubera ko yakeye umugabo yahaye umugore hagari nziza niyamunyuze ese ngenza guturi ku mugongo ngo mbana n'umugabo ari igishushanyo mu nzu ninibonera uri hanze uyamena akayamaramo umugongo ugakira kubera kinazagenda ngandongoreza nzagenda. None se
buriya iyo nk'umugore avuye guca umugabo inyuma yumva adafite isoni, yatashye yaje avuye gusambana yumva atashye yumva adafite isoni, kubera we nyine aba ari cya kintu bamukoreye atajya abona iwe mu rugo, nta soni agira, ahubwo we yagira isoni kereka cya kintu yakoze hanze cyajyaga kibaho mu rugo ku mugabo, akavuga ati namuciye inyuma bankoreye ibi n'ibi kandi umugabo yabinkoreraga, nizo za soni. Ariko nta soni ngewe nzumva mu gihe nageze mu rugo bankoreye ikintu umugabo atajya ankorera. Abakunzi ba Casa TV rero mwabyumvishe cyane, Yvette nanjye mumaze kumemera cyane muri ino minsi kubera ko ibintu atubwira ni ukuri pe. Buriya ni ukuvuga ngo abagabo benshi mushobora kuba mufite uruhare kuba abagore babaca inyuma, abagore nabo mushobora kuba mufite uruhare kuba abagore babaca inyuma, ariko kuri hano kuri Casa TV batubwira ngo tubigishe neza, tubabwire ko ibyo bintu rwose bidakwiye, ko nta muntu ugomba guca inyuma umugore we cyangwa wowe mugore ngo uce inyuma umugabo washaka. Ariko umugabo uzaza kwa Yvette we njyewe ndemerewe nta kibazo. Njyewe nta kibazo. Yvette urakoze cyane rero, reka muze gushimire, nizere ko n'undi umeze neza cyane, ndabona wari wambaye wagira ngo baramugiye, ubwo nyine ntacyo bitwaye, urakoze turagushimiye cyane, kubera ko niba utari wakora subscribe kuri Casa TV, subscribe nurangiza ujye ushyira comment ndetse na like, unatwandikira utubwiye ati Yvette turamukunda cyane. Bye bye. Okay, ciao.